Nyuma ya gahunda ya leta yo guhuza urubyiruko n'isoko ry'umurimo, kuri ubu ngo abanyeshuri bigaga muri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy kizwi nka KETHA, nyuma yo kurangiza amashuri bakajya gukora stage muri hoteli yitwa The Country Inn iherereye ahazwi nka Nyarutarama. Abitwaye neza babonyemo akazi. Kuri ubu aba banyeshuri barashimira iki kigo cya KETHA, ikindi kandi bakavuga ko aka kazi babonye kagiye kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi. Ko bibahake kugira ngo ikigo kikwigishe, kiguhe stage n'ikirangiza kinabijyemo ku buryo ubona akazi. Ubwo ndewe nk'intego muri make njye mfite intego yo nize Kenarati ni ndende, harimo ibice byinshi, ariko njyewe nakoze stage muri service mu waitress. Rero ikintu nifuza cyangwa numva nshaka kugeraho ni ukuba nakomeza kuba umuseriveri mwiza, nkanatanga serivisi nziza ku buryo mu gihe kizaza n'abandi supervisor aba F&B cyangwa nkabona manager. Kuba narize kuri KETHA n'akazi mfite ahantu bihurira nuko kuri KETHA babashije kumpa ubumenyi buhagije no guteka. Rero ahantu bihuriye na KETHA nuko nakurishije ubumenyi bampaye, bakangira icyizere bakamukaza muri The Country Inn. Akazi kanjye kano nkora mu gikoni, ni assistant chef mu guteka. Ku ruhande rwa Habimana Alphonse, umuyobozi mukuru w'iki kigo cya KETHA cyaturutseho aba bana b'abanyeshuri, ashimira ubuyobozi bwite bwa leta, ikindi kandi agahamya ko ngo n'abandi banyeshuri biga muri iki kigo cya KETHA baba bafite amahirwe yo kubona akazi iyo bashoje amasomo yabo muri iki kigo. Byagiye bidutera imbaraga rero kugendera mu murongo w'igihugu cyacu, tukigisha abana neza tugendeye ku nteganyanyigisho zashyizweho, ndetse tukagenda dukataza mu kugira imikoranire n'abikorera, ari nabyo bitanga umusaruro cyane mu kugeza abana bacu ku isoko ry'umurimo. Turishimye cyane kandi turashimira byimazeyo Smart Haven, sosiyete icunga amahoteli ifite mu nshingano iyi hoteli The Country Inn. Turashimira kandi n'ubuyobozi bwayo muri rusange n'abandi bakozi twagiye dukorana kugira ngo aba bana bacu bagere kuri uyu munsi bahabwa akazi. Ku ruhande rwa Gilbert Shingiro, umuyobozi wa Smart Haven, ikigo gishinzwe gucunga amahoteli, avuga ko iki kigo cya KETHA ari umufatanyabikorwa mwiza, kuko kenshi abanyeshuri bavuyemo baza bakagira uruhare mu kuzamura ibijyanye na serivisi mu mahoteli agiye atandukanye. Twarabibonye bakiri muri stage ko umusaruro tuzawubona, kuko bana buriya nubwo umuntu aba ari muri stage ariko abagufasha no gukora. Ari nayo mpamvu mwabyumvise ko tubagenera itike muri bya bindi badufashije binjiza, natwe tugira icyo tubagenera. Rero umusaruro twatangiye kubona ntago tubiteze uyu munsi, twatangiye kubona kubera ari nayo mpamvu twavuze tuti reka tubinjiza muri company nabo baduhaye umusaruro. Ni ishuri ryigisha, inyungu tubona nuko KETHA urumva nibanza gutanga ubumenyi buri teori. Wa mwana aza atari bungore cyane kuko aba yaranyuze muri KETHA bakamwigisha, hanyuma akaza ngewe bya bindi yaboneye mu ishuri aje noneho kubishyira mu ngiro. Aha kandi ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagize icyo butangaza kuri iki gikorwa cyakozwe n'iyi hoteli. Ndagira mushimire cyane abafatanyabikorwa mu guhanga umurimo aribo Smart Haven, ndetse n'abadufasha guha ubumenyi ngiro aba banyeshuri. Icyemezo cyiza mwafashe cyo kwita ku murimo, kwita ku iterambere ryanyu, kandi ari byo bifasha mu gutanga umusaruro kuri iki gihugu, ndetse na barumuna banyu baba bakiri inyuma biga. Turabashimira umuhate mwagaragaje, kugira ngo nk'uko byagaragaye hano abashoboye kwitwara neza cyane kurusha abandi, murabona ko bavanye umusaruro wo kubona akazi, hanyuma n'abandi mutakabonye ntimucike intege. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.